Muraho turabasuje mwese inshuti za Umurerwa Media, twizeye ko mukomeje kugubwa neza aho muherereye hose, haba mu Rwanda ndetse no hanze yarwo. Hanyuma rero muri iki kiganiro murajya mwumva sound itameze neza kubera ko imvura irimo kugwa. Ntekereza ko iri kugwa ahantu henshi hatandukanye mu gihugu, ariko mu byumva ko nguko mwumve ko tubiseguyeho. Tubahaye ikaze rero mu nkuru y'umunsi, aho inkuru ihinduka isoko y'ibitekerezo bizima. Kuri uyu munsi rero mbafitiye inkuru ngiye kubabwira, n'ubundi nk'ibisanzwe turibuze gukuramo isomo nk'uko bisanzwe. Hari umusaza rero wari ugeze mu zabukuru, hanyuma kuko nta kintu na kimwe yarakibasha kwikorera, ari umuntu uri aho ngaho kuko yarasigaye afite intege nke. Hanyuma aza kubana n'umuhungu we, wabonye ko nyine atakibashije, aza kumufata ngo babane mu rugo rwe. Hanyuma uwo mugabo yari afite umugore n'umwana umwe. Muri uko kubana rero, umugabo nk'uko nari maze kubibabwira, uwo musaza kuko yari afite intege nke, atabasha kugira ibyo yikorera, ibintu byose yari bifataga asusumira, ari umuntu nyine udafite imbaraga mu ntoki ze. Hanyuma rero uko babaga barimo kurya cyangwa se arimo gukora n'ibindi bitandukanye, hari ubwo yabaga afashe nk'isahani cyangwa se nk'igikombe cyangwa itasi, ikaba ishobora kugwa hasi ikameneka. Umwana we nyirizina, cyane cyane umwana we, akaba ari we ugira uburakari cyane kurusha babana muri urwo rugo. Ubwo ni umugore we n'umwana we. Noneho bagahora bamubwira bati wowe uramena ibintu n'iki n'iki. Rero baza kubona ko ibyo bintu abikora kenshi, bo ntibumve ko wenda ari intege nke afite mu maboko ye, wenda bakakwiriye kuba babimukorera, ariko bumva ko aba arimo kubahombya, kubera ko iyo amennye itasi birumvikana, iyo amennye isahani aba arimo kubahombya. Icyo gihe ni ukuvuga ngo basangiriraga ku meza bose uko ari bane nk'umuryango, ariko nyuma kubera ko hari uburyo atitwaraga neza aho ngaho ku meza, amena n'ibyo bintu byabo, kandi bakumva ko arimo kubahombya, bafata icyemezo cyo kumuvana ku meza akajya ajya kurira ahantu ha wenyine. Ariko noneho n'amasahani bamuhaga barayahindura, bamuha isahani y'igiti cyangwa se icyo bita imbehe, kugira ngo iyo nigwa itazigera imeneka. Ariko mu by'ukuri igihe bajyaga kurya, babaga bagiye nko kurya, akabona abandi bagiye ku meza, we agasigara mu nguni cyangwa se aho bamuteganirije agomba kurira arimo kurya, yabaga afite agahinda kenshi. Rimwe na rimwe akarya arimo amarira arimo gushoka, kubera ko nyine yabonaga ari wenyine ahantu ari wenyine, kandi abana n'umuryango aho ngaho yabaga. Gusa nanone umwana bari bafite yarabibonaga bikamubabaza cyane, ariko nta kindi kintu afite cyo kubikoraho, cyo kuba wenda yajya guhumuriza sekuru cyangwa se hari ikindi kintu yabikora, kuko yari umwana uri mu kigero cy'imyaka 5. Hanyuma rero byaje kugeraho umwana bisa n'ibimurenga, abona ukuntu nyine ababyeyi be bafata umwana, papa wabo cyangwa se umubyeyi wabo, abona ari ibintu nyine bisa n'ibiri kumurenga, kandi ari umwana. Umunsi umwe bagiye kurya ari nimugoroba, bashaka umwana, bamusanga ari mu gikari afite igiti n'icyuma. Baramubaza, se urimo gukora iki? Kuko nyine ababyeyi be bahise bagira amatsiko y'ibyo arimo gukora. Arangije arababwira ati, ndimo kubaza isahani y'igiti nzabagaburiraho wowe na papa umunsi muzaba mwashaje. Ababyeyi bacyumva ibyo bintu bahise basa n'abaguye mu kantu, bisa n'ibibakozeho, basa n'abakomeretse, niko nabivuga. Bitekerejeho ko basanga ko ibintu bakoze umubyeyi wabo atari byiza, kuko batekereje ijambo umwana babwiye ati, isahani ndimo gukora kugira ngo namwe muzayirireho mwashaje. Bahise bumva ko ibintu bari gukorera umubyeyi wabo batakwishimira kubona umwana wabo abibakoreye mu gihe baba bakuze, kandi nabo niyo nzira bari kujyamo. Ibyo rero byabateye kuba bakumva ko bahinduka mu mitima yabo, bafata wa mwana, binjira mu nzu, bajya kureba wa musaza, bamusaba imbabazi z'ibyo bamukoreye, kuba baramuheje bakamuvana ku meza akarya wenyine, akarira ku sahani itari yo nyine itandukanye n'izo bariraho. Bamusaba imbabazi birarangira, ndetse n'uwo mwana nawe bamusaba imbabazi.
ariko urumva kugira ngo bahinduwe n'umwana wabo bibyariye, kuko bumvaga ko nabo nibakura bakagira igihe bakeneye kuba bafashwa, batazafashwa n'umwana wabo, kubera ko hari uburyo bamweretse ko hari uburyo bafatamo ababyeyi babo. Niba umwana yaragiye kubabariza isahani azabagaburiraho igihe bashaje kandi batarasaza, bituma bahinduka uko nguko. Story igenda kwa nguko, basaba umusaza imbabazi, barababarirana, babana neza, batangira kumwitaho, kuko yari n'umusaza nyine ugeze mu zabukuru. Niba yarafatiye ikintu agasusumira, urumva ko yarakeneye umuntu umuba hafi, ntabwo yarakeneye abantu bamuhereza ibyo kurya bakabishyira aho ngaho, ahubwo no kumugaburira nabyo byagombaga kuba byazamo, kuko ni umubyeyi kandi yari akwiriye kubahwa. Isomo ry'uyu munsi rero, ababyeyi muri ahangaha cyangwa se mukurikira Umurerwa Media, ndashaka ko ari mwebwe mwegera hino tukaganira ku bijyanye n'iri somo. Baca umugani mu Kinyarwanda ngo uwibahetse ababwiriza uri mu mugongo. Mu by'ukuri aba babyeyi ikintu bakoze, bumvaga ko wenda ntabwo bigeze batekereza ingaruka gishobora kuba cyagira kuri wa mwana babyaye barimo kurera, kubera ko uko bafashe umubyeyi wabo, cyangwa se uko abantu benshi muri iyi si bafata ababyeyi babo, kuko hari ukuntu ababyeyi bamaze gusaza batereranwa n'abana babo. Mu by'ukuri ntibigeze bareba ko bishobora kuzagira ingaruka ku mwana wabo, ku buryo nabo nibakura bakaba basaza n'abakecuru, uwo mwana nawe azajya batreatinga cyangwa se akabafata nk'uko bafataga nyirakuru cyangwa se sekuru. Ni ukuvuga ngo uko weretse umwana ko akwiriye kwita ku bandi, niko azakura bitaho. Nukura uwo mwana wawe numurera mu buryo asuzugura grandma cyangwa se grandpa, akabona ko ari abantu badafite icyo bavuze mu buzima bwanyu, namwe nimukura muzaba mutafite icyo muvuze mu buzima bw'abana banyu. Ubwo icyo bivuze ni iki? Nuko ukwiriye guha umwana wawe uburere, kuko akenshi turi ababyeyi turi abarole model b'abana bacu. Niba turi abarole model b'abana bacu rero, ni ukuvuga ngo turi byitegererezo ku bana bacu, ku byiza no ku bibi. Numuha icyiza azakurana icyiza, numuha ikibi azakurana ikibi. Ariko urumva ko n'ubundi hari ukwivukirana ibyo, ku buryo ushobora kubana n'umuntu rwose ntube wamukuraho imico ye mibi cyangwa se imyiza. Ako se rero ni imico cyangwa ni ingeso zawe n'imico yawe, wenda akaba ashobora kuba atabigukuraho akivukira ubwe, kuko uwo mwana yataza kwivukira aho ngaho ntabwo aba arakebuye ababyeyi be, ariko nawe yabakebuye abereka ko azabafata nk'uko bafashe umubyeyi wabo. Ubwo rero ababyeyi twumve ko dukwiriye guha abana bacu uburere buzima bufite icyerekezo. Uretse n'aha ngaha kuvuga ngo ku mubyeyi wenda na sekuru cyangwa se na nyirakuru, no mu rugo cyangwa se muri sosiyete uburyo tubana n'abandi, nubona n'abaturanyi bawe nabi ukajya wirirwa wenda ugaragariza abana ko abaturanyi bawe ntacyo bavuze, uhora ubabera mubi cyangwa se ukajya wumva uhora ubafitiye umushiha, uwo mwana nawe uzaba uri kumwigisha ibyo bintu. Mwigisha ko akwiriye kubaha abantu uwo ari we wese mu bushobozi bwe, yaba umukire yaba umukene. Rero hari nk'ukuntu nk'abana nk'abakire mwumva ko abana banyu badakwiriye kuvugana n'abakene. Ushobora kuba uri umukire wowe aho ngaho, ariko we azakura akaba umukene. Wenda ntawe wabyifuriza umwana we, ariko jya umenya ko uba uri guharurira inzira abana bawe wabyaye. Abantu bo kumva ko umukene adakwiriye kubana n'abakene, mu by'ukuri izo ngeso ntabwo ari nziza. Hanyuma ikindi, tugarutse ku babyeyi gatoya, ku rindi somo ry'umunsi, ni uko ababyeyi baba bafite ba mama wabo cyangwa se ba papa babo bashaje, bakwiriye kumva ko muri icyo gihe bashaje batarimo kubabera umutwaro. Ntukumve ko arimo kubera umutwaro, kubera ko nawe ukiri umwana wamubereye umutwaro. Ntabwo ushaka kumwihanganira mu gihe adafite intege, ntabwo ushaka kumwihanganira mu gihe atagifite icyo yashobora kwikorera, ariko we yarakwihanganiye mu gihe wari umwana,
wamusobyeho, yaraguhetse, yagukoreye buri kintu cyose, wenda no mu buzima butari bumworoheye ariko arihangana arabikora kuko yari nyine yuvuga ko ari umubyeyi wawe. Yego zari inshingano ze kuba yabikora, ariko nawe ni inshingano zawe kuba wakwita ku mubyeyi, kuko umubyeyi nuwo kubahwa, akwiriye kubahwa, akwiriye kwitabwaho mu gihe cyose adashoboye kuba yagira ikintu yimarira. Niba ubona ko umuhereza isahani agasusumira, yimuha uyu munsi nayimena, ejo umenye ko ugomba kumushakira umugaburira mu gihe wowe ubona nta mwanya ufite wo kumugaburira, kuko turabizi ko imibereho idusaba byinshi. Niba wagiye guca inshuro cyangwa se wagiye mu kazi hari n'ibindi urimo gukora, muba mubana cyangwa se mushakire n'uwo mukozi amugufashe, aho kumva ko ari umutwaro kuri wowe. Inshuti zanjye rero, inshuti z'umurerwa Median, ayo niyo masomo y'umunsi cyangwa se n'iryo somo ry'umunsi twadufite kuri iyi nkuru. Ese wowe udukurikiye waba ufite umubyeyi urimo gutreatinga muri ubu buryo, cyangwa se ufite umubyeyi urimo gufata muri ubu buryo wumva ko akubereye umutwaro? Ese waba ufite inshuti cyangwa se abuzi bashobora kuba bafite ababyeyi babatwara mu buryo butari bwiza, kandi mu by'ukuri umubyeyi uko yaba ameze kose, uko byaba byaragenze kose, ni umubyeyi wawe, akwiriye icyubahiro nk'uko nari maze kubabwira. Niba ufite harabo muziranye bafite ababyeyi babafata gutya, cyangwa se nawe ubwawe ukaba uri muri iyo condition, muri iyi situation urimo kumufata muri ubwo buryo, mu by'ukuri zibukira kubera ko nawe uzirikane ko cya gihe utari ushoboye, ubwo wari umwana, ubwo wari ukeneye kwitabwaho, yabikoze kandi akabikorana urukundo. Nawe ibyo ufite, ibyo ushoboye bikore kandi bikorana urukundo, nubwo bitaba byinshi ariko bike ushoboye gukora mu buzima bw'umubyeyi wawe, ubikore kandi ubikore ubikunze. Niba rero iyi nkuru igusigiye isomo, nkuko twatangiye tubivuga ko itangira ari inkuru ariko igahinduka isomo ry'umunsi, yisangiza abantu kugira ngo babashe nabo kuba bayumva, bumve bakuremo isomo ry'umunsi. Mukoreye subscribe, share, comment, like, hanyuma bigere kuri bose. Ndabasaba ko mwajya mumba hafi mu biganiro byanjye bya buri munsi, kandi nanjye ntabwo nzabatenguha, nzajya ngerageza kubagezaho ibyo mwifuza, kandi ndabizi neza ko muba mwabikunze, kubera ko feedback ngenda nzibona, mugenda mumbwira uko mubibona, mukabikunda, muba mwabikunze. Ndabashimiye cyane, tuzongere guhura mu kindi kiganiro.